Ibiganiro bya diplomasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa nkaho bigiye guhindura isura, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza ko ibiganiro bigomba kubera i Kinshasa. Ni ibintu rero bitavugwaho rumwe, aho abantu bibaza niba koko Colonel Nanga ndetse nabo muri AFC M23 bafatiwe ibihano byo gupfa ndetse n'ibindi bihano bigiye bitandukanye na Kinshasa, bazerekeza i Kinshasa muri ibi biganiro. Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye, mwumve ibyo abasesenguzi bavuga ndetse nuko ibintu bihagaze maginga ya muri ibiganiro bitegerejwe kumenywa niba bizaba cyangwa bitazaba. Tudatinze rero, mu gihe yatangaga indamutso ze kubahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakorera Kinshasa kuri wa gatandatu tariki 31 Mutarama, umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu ari cyiza, ariko anashimangira ko ibisabwa bimwe na bimwe bigomba kuba byigenga, aho Felix Tshisekedi yatangaje by'umwihariko ko iyo gahunda igomba kubera ku butaka bw'igihugu kandi ikagenzurwa n'inzego zemewe z'igihugu arizo za Perezida Faci Beto. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix yatanze ibisobanuro birambuye ku kibazo cy'ibiganiro by'igihugu mu ijambo yagejeje ku bahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakorera i Kinshasa kuri wa gatandatu tariki 31 Mutarama. Nubwo yavuze ko igitekerezo ari cyiza kandi gikwiye, yashimangiye cyane cyane imbibi n'ibisabwa bigomba kubigenga. Mu by'ingenzi, icya mbere nuko ibyo biganiro bitagomba gushyira mu kibazo inzego z'igihugu zavuye mu matora rusange, mu gihe hari igice cya opozisiyo gihakana intsinzi ye mu matora kikamushinja imiyoborere mibi. Felix Tshisekedi yaburiye ko nta biganiro na bimwe bishobora gushyira mu kibazo ubunyacyubahiro no kwemerwa kwe. Agira ati, twongeye gushimangira ko twiteguye ibiganiro hagati y'abanyekongo, ibiganiro bituje bifunguye kuri bose byubakiye ku mahame ya Repubulika, bigamije gukomeza ubumwe bw'igihugu, ariko bitazigera na rimwe bishyira mu kibazo inzego zavuye mu matora rusange. Nyuma yaho, perezida yanze ko iyo gahunda yabera mu mahanga. Yakomeje agira ati, niba ibyo biganiro byaba bigiye kuba byabera ku butaka bw'igihugu kandi bigategurwa bigakurikiranwa n'inzego za Repubulika mu kubahiriza itegeko nshinga, amategeko y'igihugu n'amahame ya demokarasi ashingiyeho isezerano ryacu ry'igihugu. Ibivuze kandi ko Kiliziya Gatolika ndetse n'abaprotestante bagomba nabo kuba bari ku ruhande mu kuyobora iyo gahunda. Ku bijyanye na gahunda perezida ashaka gukomeza kugenzura, visi perezida yavuze kandi ko ibyo biganiro bitazaba bigamije gusubiramo cyangwa guhindura imyanzuro y'ubutabera yafashwe. Felix Tshisekedi yashimangiye ati, ubutabera buzagenda mu murongo wabwo bisanzwe, mu bwitonzi no mu gukurikiza amategeko kugeza ku iherezo kandi nta kurobanura, kugeza ku iherezo kandi mu rwego rwo guhesha icyubahiro abacu baguye mu buryo budafututse bazize ubugizi bwa nabi. Ibi yabivuze mu gihe abayobozi ba AFC M23 ndetse n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila bakatiwe igihano cy'urupfu. Asaba ko ibiganiro byabera mu gihugu kandi bikagenzurwa n'inzego za leta. Umukuru w'igihugu agaragaza ko ashaka gukomeza kuba ariwe ufite ijambo rya nyuma kuri iyo gahunda. Ibi bituma hibazwa uko abatavuga rumwe nawe bazabyakira. Igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu hagati y'abanyekongo cyasabwe n'igice cya opozisiyo cyane cyane Martin Fayulu na Moise Katumbi, ndetse kikanashyigikirwa na bamwe mu bafatanyabikorwa bo mu Burayi barimo Ubufaransa n'Ububiligi. Igitekerezo kandi gishyigikiwe n'imbaraga z'ubuhuza za diplomasi zashyizwe imbere na Perezida wa Angola Joao Lourenço mu byumweru bishize. Senko ishimira ko hafunguwe inzira y'ibiganiro byagutse. Ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika yiyemeje kuba umuhuza w'iki kibazo ifatanyije n'andi madini. Iyi myitwarire ya perezida ifatwa nk'intangiriro ishobora kuzagenda ihinduka. Bagira bati, icy'ingenzi ni uko iri fungura ry'inzira rigomba guherekezwa n'ubushake nyakuri bwa politike mu byo twateganyije mu gihe twaba tugomba gufasha igihugu. Muri uwo murongo hari icyiciro cya mbere y'ibiganiro, pre-dialogue,
kigamije kugerageza kwegeranya no guhuza ibitekerezo by'impande zitandukanye, kandi uko urwego rwose rwaba rugiye kuyobora ubuhuza rugomba kubanza guca muri icyo cyiciro. Niba koko hari ubushake bwa politike, ibintu bizagenda bihinduka bitera imbere. Ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibazaho niba hari icyo bizatanga bijyanye n'amagambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi rero asaba ko bigomba kuba ntibivugwaho rumwe. Mu gihe ikibazo cy'ibiganiro by'abanyekongo cyongeye kuzamurwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amajwi amwe n'amwe muri sosiyete sivile ntiyemeranya n'ibisabwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo ibiganiro bibe. Perezida wa Kongo Faci Beto yagarutse mu magambo arambuye ku kibazo cy'ibiganiro nk'uko twakomeje kubigarukaho. Tshisekedi akaba amaze igihe agira byinshi asaba gukorwa kugira ngo habe ibiganiro hagati y'abanyagihugu. Ibintu abona ko ari ngombwa mu kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo. Muri ibyo bintu rero harimo cyane cyane kubahiriza itegeko nshinga nk'uko twabigarutseho ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri Tshisekedi rero ngo ibyo bisabwa bigamije kubuza ko ibiganiro byakoreshwa nk'urwego rwo kwemeza ko hari umutekano muke cyangwa bigakoreshwa muri gahunda zinyuranye n'inyungu z'igihugu. Yashimangiye kandi ko ibiganiro bigomba kubera mu mutuzo, bitarimo igitutu cya gisirikare cyangwa ibitutsi bya politike nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ibigarukaho. Icyakora bamwe mu bafatanyabikorwa bemeza ko ibiganiro birimo abantu bose bisaba ko umuntu ahinduka kugira ngo ibibazo bya politike n'imibereho byose bigaragazwe kandi bigira uruhare mu gushakira igisubizo kirambye ikibazo cyugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean-Claude Katende, perezida wa ASADO, ishyirahamwe nyafurika riharanira uburenganzira bwa muntu, yemeza ko bimwe mu bintu perezida wa Repubulika asaba kugira ngo ategure ibiganiro bigoye kubyakira. Izi mpaka ngo zigaragaza ubushyamirane bukomeye hagati y'icyifuzo cyo guheza bamwe kigaragazwa na guverinoma iriho ndetse n'igihamagarira kudaheza cy'abantu mu miryango itegamiye kuri leta. Ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi bidaheza n'igitekerezo cyashyizwe imbere cyane n'abanyamadini nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Abantu rero bakaba bibaza bati, ese Colonel Nanga wakatiwe igihano cy'urupfu nawe ugomba kuba uri mwe mu imbere bagomba kwitabira ibiganiro, ndetse na Joseph Kabila wahoze ayobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe wakatiwe igihano cy'urupfu, bazemera kujya i Kinshasa bayobowe na Tshilombo. Muri ibiganiro bafatwa bashyirwa ubutabera nk'uko Tshisekedi Tshilombo abigaragaza. Ariko Tshisekedi ntabwo ari ikigoryi. Icyo dutekereza ari kuvuga cyangwa ari gutekerezaho nuko ashaka kubaheza, ahubwo agakora ibiganiro bitarimo abo twakwita nk'abadversaire nyabo cyangwa aba opposition ba nyabo, aribo Colonel Nanga, aribo Joseph Kabila ndetse n'abandi bakomeye cyane, ugakaba ashaka kuganira n'abakatumbi n'aba Martin Fayulu. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ibintu bigiye gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri diplomasi, mu gihe ibiganiro bya Doha hagati ya M23 na FARDC bisa nkaho byongeye gusubukurwa nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.